cyarandebera pe igihe nabonye karitsiye zose nabuze inzu yo gupangisha pe aha ni ibibazo kabisa. Ni byiza wambwa dore ko nkuko bundeza kuko ndi kumva ko uri gusakuriza abantu bimeze bite. ewe wahora n'iki wa mwana we nahereye mu gitondo mbunga cokwa umwaka nahuye nawe nirwanye nako nawe sha ni nk'uwo muye nagwa ahangaha pe atinda mu jambo ina hari ahantu wandangira hari gukodeshwa inzu Ni komisiyo. imbwa zitangiye kwaka komisiyo zingana gutya yewe cyo noneho rero urikumva ngiye kugukaraga ijana suri buryemere se ambo aha ngaha tugereyo nyine unyereka aho hantu Manuka kwa Rodirike uzamubaza ahita yakuraye. Nariyora ngahabandanye ahandi bone n'ingendereye mu gitondo Kajya nkuzanire rene. Kirajya. hari umuntu ndangiye hano rero ngo ufite inzu iri gukodeshwa Inzu irahari rwose kandi nawe ukora tuyakibira cyane. nangahe Inzu hano dukodesha ya make ni 1500. Ibintu by'ikigali byarahenze. not hear word. I get coconut head. I get big ear. But I not hear word. Wiseka yewe suza hano ugashaka itundu. Irahari rwose. uno munsi koko n'uw'imyaka Rahira wahuye n'ize myaka. aha nangahe 1500 yewe. ndagwa 5 Angahe? Angahe? 5 1500. 1500. Ai kuri muzoe papa yewe koko urakuze pe Nadukuze. Kugira ngo twumvikane kuri ibyo biciro hari ukuntu wene ntabwo aha reka nguhe Kigali ubone inzu tuyikodesha 500 mu mujyi ngo 5 rushamwe urugero ngiye gushiramo none inzu je ndagura 500 nta n'urugi wari urashira mu urugi rwarajamo nkahita shira urugi ruri mu Rwanda nagumye guca 100. ai hada aha ubwo rero ndumva tutashobokana rero ngiye gushakira ahandi ute kandi yo mu Rwanda kandi yo kodesha amajoro nta handi hasi ngiye kugura inzu itagira n'urugi ukanyuraza umbwire ko nta n'igitanda kirimo aha bazana ibyo 5 kuvuga ko kutazarya inyama umunsi w'isoko kubera bazayisangira n'ipusi mpayinka ngo wazayisangira n'umuntu kutazarya indaya mu nzu yanjye none si kuyizana ibyo ntabwo bikureba pfa kutarira inyama mu nzu yanjye noneho nzaza mwishura zaza urarya ibijumba n'ubunyobwa ye niba udakina ku 500 ukaba ukene ku 500 ugomba guha kondisiyo ugomba kugendera ni wubake uvuze ngo saa yacu ndaguha 5,000 nzaza nkora icyo nshaka ugutandara ku gitanda
urumva nzaza ndarahasi ntacyo reka nkongera igihugu aho mbana man utabishaka uko ngubwo rero nta kundi twabigeza pe muzembwira ndi kugenda cyane ibyo bitanu nkwereka ukuntu ugiye kubigenza zi waje wena twarakubiswe nuko ndaje ngwe nandi ngo fata amafaranga weho uzavuge ngo nje agiye kwemera kanyanga ngahe kwemera kanyanga ngahe ni ibihumbi bitanu aya nanga nguhayemo icabiri bitanu maheme icabiri ukakubareka ibihumbi bitanu ejo bundi ninja ku kazi nzataha nyakuzaniye kubujura ntacyo mbonye naho inzu nayitubura nshobora no guhera ku yawe urebye nawe bakiriya wumvira muri urashize none ngo mvodeshe inzu yanjye ku cyabiri oya amafaranga nzayakuzanira warambwiye ngo uri n'umukiri nawe yene nkwereke inzu garuka muze uzi ibintu mbonye reba umuze njye naguha amafaranga yanjye ukankodesha inzu uraca mu gitondo pire kare icyabiri nicyo waraje gukodesha i Kigali ntabwo nabyemera ariko korohera njye ntabwo nabyemera amafaranga yanjye uko biri kose urayanga kanzanyaguye kwara mu mafoto byo kwa masebe mutazaza muri Kigali de tojanda ukuburyo nabushije najya no gucira ifogonyo neza kanzanyaguye ekuranyagwe ndapfanyagwe zana ibyo zana wagisense ekuranyagwe gera vuba ariko muze nje oherane oherane